ngira ngo abo twari turi kumwe mu kiganiro cyatambutse nabasobanuriraga inkomoko y'intambara iri guhuza Iran ndetse na Israel, ndetse nanabasobanuriye impamvu Amerika iri gufasha Israel muri iriya ntambara, ndetse igashyiramo n'imbaraga zikomeye zose, ibitwaro byose bikomeye, ndetse igakora ibishoboka byose kugira ngo Iran idatsinda Israel byoroshye. Aka kanya rero ntabwo ari icyo kiri kuvugwa cyane, oya, ahubwo ikintu kiri kuvugwa cyane ni amakimbirane ari guhuza Amerika ndetse na Iran, aho bivugwa yuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishobora kwiyongera ku rwego rwo hejuru rutigeze runabaho, bitewe n'uko Iran hari umuyobora bita Hormuz yamaze gufunga, kandi uwo muyobora cyangwa uwo muhora akaba ariho hantu hanyuraga ubwato bwikoreye amapeteroli cyangwa ibikomoka kuri peteroli cyangwa amavuta muri rusange, buyakuye muri buriya burasirazuba bwo hagati buyajyana ku migabane myinshi itandukanye. Uwo muyobora rero ni umuyoboro unyura mu nyanja, ubundi ubwato bwose niho bunyura butwaye amavuta buyajyanye mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi, bya Aziya, bya Europe se, cyangwa ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga ngo ni inzira ayo mavuta acamo. Bivuga ko uyu muyobora ubundi amavuta acamo ari 20% cyangwa purusa 20% z'amavuta yose isi ikoresha. Aho ngaho 20% niho ayo mavuta ava. Ngira ngo urumva yuko uwo muyobora cyangwa uwo muhora cyangwa iyo nzira amato anyuramo ari inzira ifite agaciro cyane, kuko kuba yafungwa na Iran ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari kuri Amerika gusa, ariko urumva Amerika niri kubihomberamo cyane kuko niba ifite akaboko gakomeye. Mbere rero yuko tugira ibindi tujyamo, reka tubanze twumve amagambo umuyobozi mukuru wa Iran bamwita Mojtaba Khamenei yatangaje. Uyu Mojtaba Khamenei ubundi ni umuyobozi mukuru wa Iran, ni umugabo ukomeye cyane. Ngira ngo agiyeho vuba, babikurikiranira hafi, nta cyumweru cyangwa nta byumweru bibiri bishize agiyeho, bitewe n'uko uwo yasimbuye ejo bundi yari yiciwe mu bitero bikomeye byari byagabwe na drone biturutse muri Israel. Ndagira ngo rero tubanze twumve amagambo yatangaje, ariko mbibutse yuko buriya muri Iran bagira abayobozi bakuru bakomeye babiri. Nuvuga ngo umuyobozi wa mbere aba ari umuyobozi aho twafata yenda nka perezida ukorera abaturage, nyine perezida. Noneho uyu nguyu bavuga ko ari umuyobozi ukomeye w'ikirenga, ubundi aba ari umuyobozi ufata ibyemezo bikomeye mu bijyanye na gisirikari, politiki ndetse n'intambara. Umuyobozi rero mukuru wa Iran Mojtaba Khamenei hari amagambo menshi yatangaje ndetse akomeye cyane, aribyo byanarakaje Amerika, ikaba nayo yahagurutse, na Iran nayo ikaba yakomeje kurakara. Aribyo biri kuvugwa yuko ayo makimbirane yose aratuma ibikomoka kuri peteroli bishobora kuzamuka. Reka tubanze tumwumve mu magambo make. البته پرقدرت تکرار میکنیم هرگز اجازه نمیدهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند. ngira ngo turamwumvise ibyo yatangaje. Ubundi mu magambo make yagira ati mu rwego rwo kurwanya inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta litiro n'imwe y'ibikomoka kuri peteroli tuzemera ko icamo mu muhora wa Hormuz cyangwa muri uwo muyoboro. Yakomeje kandi avuga ko ubwato bwose buzagerageza gushyigikira Amerika cyangwa gushyira Amerika amavuta cyangwa kwanyuza amavuta mu buryo butemewe, cyangwa abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashaka kwanyuza amavuta bazatakwa kandi bakanaraswa mu buryo bukomeye cyane. Mbese ubwato bushobora kuzahanyura cyangwa ubushobora bwose kuba bwahanyura bushyira amavuta ya Amerika. Uyu muyobozi mukuru ngira ngo muramwiyumviye yavuze yuko bazabarasa bikomeye cyane, kandi ubwo bwato ayo mavuta n'ubundi bikarangira amenywe aho ngaho n'ubundi mu nyanja aho baba bari kuyacisha. Kandi uyu muyobozi mukuru Mojtaba Khamenei mu magambo amaze kuvuga yakomeje agira ati ubundi twamaganye agasuzuguro ka Amerika ko gushaka kuza kwiba kuri uno mugabane bitwaje ko bari gufasha Israel mu ntambara, ubundi bakiba amavuta mu buryo butemewe n'amategeko. Yakomeje avuga kandi ko Amerika nitagabanya ubushotoranyi bwayo cyangwa ngo igabanye imbaraga iri gushyira muri iriya ntambara, iraza guhura n'ibindi bibazo bikomeye cyane mu bijyanye no kuba yaraswaho cyangwa guterwa cyangwa kuraswaho ndetse
n'ibitwaro byinshi bikomeye bishobora guturuka kuri Iran, by'ibitero byinshi cyane bishobora kugabwa kuri Amerika bakayibuza amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byose rero biri kuba nibyo byahagurukije ibinyamakuru n'abandi bantu benshi batandukanye muri rusange, batangira kuvuga yuko ibikomoka kuri peteroli cyangwa amavuta muri rusange ibiciro bigiye kuzamuka, ndetse bikaba bizateza n'ikibazo gikomeye cyane hano ku isi cyangwa mu migabane itandukanye muri rusange, bitewe n'uko ibiciro by'iyi peteroli bigomba kuba byazamutse. Kuko urumva ubundi amavuta menshi bavuga yuko aturuka muri Arabia Saudite. Ayo mavuta rero aturuka muri Arabia Saudite, inzira zaba yafunzwe. Andi agaturuka muri Iraq, inzira zaba yafunzwe. Andi agaturuka muri Haiti, inzira zaba yafunzwe. Ndetse n'ariya bavuga yuko ava muri Katari, bivugwa yuko inzira zaba yafunzwe. Iran nayo ubwayo buriya bavuga yuko ngo igira amavuta menshi cyane, izaba yafunze inzira. Kuko ubu tuvugana muri iyo nyanja cyangwa aho hantu umuyobora waho amato apakiye peteroli anyura, ubu tuvugana Iran yamaze kuba yategamo ibisasu. Abantu rero bakibaza ngo ese ubundi ni izihe ngaruka zizaba bitewe n'uko uyu muyoboro wafunzwe. Ubundi tubiciyemo muri makeya, ingaruka zigomba kuba cyane cyane ku migabane igiye itandukanye. Buriya ibintu byose, inganda, amamodoka, indege, ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubundi bigenda bikoresha aya mavuta ya peteroli. Ni ukuvuga ngo rero kuba uriya muyobora wafungwa cyangwa iri nzira agafungwa, bishatse kuvuga yuko amavuta azagabanuka ku rwego rwo hejuru rutigeze rubaho. Iyo amavuta rero agabanutse n'iki kiba, ni ukuvuga ngo ibiciro bya dizeli cyangwa bya peteroli birazamuka cyane. Iyo bizamutse bituma n'ubundi ibiciro bya transport cyangwa ibiciro by'ingendo nabyo buriya bihita byiyongera, kuko buriya usanga ari ibintu bifatanye kandi bigendana. Ni ukuvuga ngo n'ibiciro by'ibicuruzwa bihita byiyongera, kuko ni ukuvuga ngo niba dizeli cyangwa peteroli cyangwa ama essence yahenze, ni ukuvuga ngo ibicuruzwa byatumizwaga hanze birumvikana yuko biza bipakiwe, kandi bipakirwa n'ibinyabiziga cyangwa n'ibintu bikoresha ya peteroli cyangwa ya mazutu cyangwa ya mavuta yahagaritswe. Ni ukuvuga ngo rero ibicuruzwa n'ubundi bihita byiyongera. Ibiribwa nabyo biba ari uko. Ni ukuvuga ngo ubundi muri rusange ubuzima bugenza gute, buhita buhagarara bitewe n'uko ibintu byinshi biba byahinduye isura. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose usanga cyahenze, nk'uko yenda muri 2020 wumvaga ngo ibintu byose byahenze kubera Covid, nta kintu kiri kuva hamwe ngo kijya ahandi. Ubundi ejo bundi mu gihe cyashize n'ubundi nko muri iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine, wacaga ku muntu cyangwa wajyaga guhaha ahantu kuri botike bakakubwira bati kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine ibintu byarahenze, waba ugiye kugurira isukari, waba ugiye kugura ikintu cyose waba ugiye guhaha, barakubwira ngo cyahenze kubera iriya ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ubu ngubu rero byitezwe yuko ibi bintu nibikomeza gutya, Amerika ikomeje gushotorana cyangwa Israel nayo igakomeza gufatanya na Amerika gushotora Iran nayo bya byemezo yafashe ikabikomeza, biteganyijwe yuko dushobora kubona vuba aha ngaha ibiciro bya peteroli byiyongera, kandi ngira ngo urumva ingaruka bifite birakomeye cyane. Bikomeje kuriya ibintu byaba bibi cyane. Amerika nayo ngo igiye kwihorera, buretse turebe ukuntu biri buze kugenda. Ndagenda nkurikirana akantu ku kandi kugira ngo mbibazanire kuri ino channel, kuko buriya ngo yatangiye no kurasa abarinzi ba Iran hariya ku nyanja, batangiye aho amavuta azajya aca. Cyangwa buriya numvise yuko hari n'andi makuru yuko Amerika hari abandi batasi iri kohereza muri Iran kugira ngo babashe kuba bajya kurasa muri Iran, bica bamwe no mu bayobozi. Ibyo byose ni ibintu turaza kugenda turebaho. Ikindi kandi buriya bishobora yenda kudakomeza kuriya, bakaza kuyoboka inzira y'ibiganiro, bityo tukabona yenda amahoro ahise ahinda, ntawamenya. Reka dutegereze turebe. Gusa ngewe ibiganiro byanjye nakagaruka, niba utarakora subscribe wareba handitse subscribe ukayikora. Ngewe ndaje mu kanya dukomeze n'ibindi biganiro. Ciao ciao.